Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya mbere cya Adventi, Umwaka B. Amasomo matagatifu turi buzirikane kuri iki cyumweru, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 63, umurongo wa 16b kugeza ku wa 17, n'umurongo wa 19b kugeza ku mutwe wa 64, umurongo wa 2 kugeza ku wa 7. Zaburi ni iya 78, 79 mu dukubo. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere, umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Ivanjiri ni ya Mariko, umutwe wa 13, umurongo wa 33 kugeza ku wa 37. Bakristo bavandimwe, muri rusange igihe utegereje umushyitsi ukomeye ntabwo utuje. Uritegura ku buryo bw'ibintu bufatika: gusukura inzu, gukubura imbuga, gufura imyenda, gukura imyanda aho iri hose, guteka neza cyane igihe uzi icyo akunda, guteganya ibinyobwa, pirimusi, mitsingi, amusiteri n'ibindi. Umutegerezanya ukwihangana, ureba hirya no hino, ukibaza ibibazo utaraza ryari, byamugendekeye bite mu nzira, ese ni ngombwa kujya kumushaka muri gare, n'ibindi byinshi. Ukuza kwe gutuma hari byinshi bisohoka mu muryango, ugatumira umuryango wose, inshuti, kuza kumwakira, mukamugaragariza urukundo n'ibyishimo. Mu gihe cya Adventi, Kiliziya iduhamagarira kwitegura kwakira Nyagasani waje kandi uje, ikanaduhamagarira gutegereza mu rukundo, mu kwemera no kwizera ibihe bya nyuma. Ijambo Adventi rikomoka ku ijambo ry'ikilatini Adventus, risobanura amaza, ukuza, ukugera ahantu. Igihe cya Adventi cyerekana intangiriro cyangwa se intangiro y'umwaka wa liturujia. Ni igihe cy'ibyumweru 4 bibanziriza umunsi mukuru wa Noheli. Ibara rya liturujia bakoresha ni isine. Igihe cya Adventi kidutegurira kwinjira by'ukuri mu iyobera ry'ukwigira umuntu kwa Jambo. Vuba aha tugiye guhimbaza ivuka rya Yezu. Ni ibyishimo kuri twe, umunsi ukomeye ku bakristo bose. Dusabwa guhindura imico yacu ishaje, guhindura uburyo bwo kubaho, tukabaho nk'abantu bashya, abana b'Imana. Mu isomo rya mbere, umuhanuzi Izayi aratubwira ati: Uhoraho ni wowe data n'umucunguzi wacu, ngiryo izina ryawe kuva kera kose. Uhoraho, kuki ureka duteshuka inzira zawe, tukanangira imitima yacu kugeza n'aho tutakikubaha? Tugarukire, turi abagaragu bawe, turi n'imiryango y'umunani wawe. None yaba wari ukinguye ijuru ngo umanuke, imisozi yose yarindimuka imbere yawe, kubera ibintu biteye ubwoba waba ukoze tutabyiteguye. Nta na rimwe bigeze babyumva, nta na rimwe bigeze babibwirwa. Nta jisho ryigeze ribona indi mana ikora ityo ngo irengere uwayizeye uretse wowe. Usanganira abishimira gukurikira ubutabera, bakwibuka bagakurikira inzira zawe. None waraturakariye kuko twagucumuyeho, ariko kandi tuzakirwa nuko tugarutse mu nzira zawe. Twese twari nk'abahumanye, n'ibikorwa byacu by'ubutabera bimeze nk'umwenda urimo imyanda. Twese twararabiranaga nk'amababi yahungutse, ibicumuro byacu bikatugurukana nk'umuyaga. Nta n'umwe wari ukiyambaza izina ryawe ngo yisubireho maze akwizirikeho, kuko wari wadukuyeho amaso ukatugabiza ibicumuro byacu. Nyamara kandi Uhoraho ni wowe mubyeyi, turi ibumba ribumbwa nawe, twese turi igikorwa cy'ibiganza byawe.
Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, iri ni rimwe mu masengesho meza kurusha ayandi yo mu isezerano rya kera. Umuryango urabona udashobora kugarukira uhoraho ukoresheje imbaraga zawo bwite. Nicyo gituma utakamba ugira uti wikwigumira aho kure yacu, ahubwo ngwino uze utugana. Abari mu kaga n'abanyabyaha nta kindi baba basigaranye uretse umutima wo kwizera Imana kuko yitwa umubyeyi. Mu isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, aravuga ati bavandimwe, tubifurije ineza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Mpora nshimira Imana yanjye kubera mwebwe, nibuka ineza yayo mwaherewe muri Kristo Yezu. Koko rero Imana yabasenderejeho ingabire z'amoko yose muri we, cyane cyane iyo kumenya no kumumenyesha abandi. Bityo guhamya Kristo mukaba mwarabyikomejemo ku buryo nta ngabire n'imwe y'Imana mubuze mu gihe mugitegereje ukwigaragaza kwa Yezu Kristo umwami wacu. Niwe uzabakomeza kugeza mu ndunduro, kugira ngo muzabe muri indakemwa kuri uwo munsi wa Nyagasani Yezu Kristo. Ni indahemuka Imana yabahamagariye kugirana ubumwe n'umwana wayo Yezu Kristo umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, Imana ni indahemuka. Hamwe na Pawulo intumwa tubishimira Imana. Abemera Kristo n'umutima wabo wose, Roho Mutagatifu abaha ingabire z'amoko yose, buri wese akurikije icyo ahamagariwe. Umwe akavuga mu ndimi, undi agashobora kwigisha abandi no kubasobanurira ashize amanga amahame y'ukwemera, undi nawe agahabwa ingabire yo guhoza indushyi, iyo kujya inama nziza cyangwa iyo gukiza abarwayi, kandi ibyo byose bigakorerwa akamaro rusange. Ukwigaragaza kwa Yezu Kristo Pawulo mutagatifu atubwira muri iri somo, ni igihe Kristo azahindukira mu ikuzo ku munsi w'imperuka. Abakristo ba mbere ntibari bazi uwo munsi kurusha uko natwe tuwuzi, ariko bizeraga ko uzaza bidatinze. Mu ivanjiri ya none, Yezu araturarikira kuba maso. Ivanjiri ya Mariko ibivuga muri aya magambo, iti muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be ibyerekeye ihindukira rye, ati mwitonde mube maso kuko mutazi igihe bizabera. Bizaba bimeze nk'umuntu wagiye mu rugendo, agashinga abagaragu b'urugo rwe, akagenera buri wese umurimo we, naho umunyarugi akamutegeka kuba maso. Murabe maso rero, kuko mutazi igihe nyir'urugo azazira, ari ku mugoroba, ari mu gicuku, ari mu nkoko cyangwa mu gitondo, kugira ngo atazaza abatunguye agasanga musinziriye. Ibyo mbabwiye, mbibwiye n'abandi bose. Murabe maso. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, aya magambo y'ivanjiri ntagatifu mbibwiye bose, ni mube maso, ntashira. Mbibwiye bose bivuga ko natwe abakristo b'iki gihe Kristo atubwira ati ni mube maso. Muri iyi ntangiriro ya Adventi, Kiliziya itwibutsa ko Kristo azahindukira ko azaza. Aho kumubona dutunguye, twitegure tube maso. Ese muri iki gihe turimo, Kristo tumusanga hehe? Ibyo ngiye kubabwira si ukubacira urubanza, ahubwo ndababwira ibyo mbona. Kristo yaba asa n'uwibagiranye muri byose. Abantu bamukuye mu byabo. Yezu ntakiri mu ngo. Ahenshi ntakivugwa mu masengesho, ntakitabazwa mu byago, ntagitumirwa mu byishimo.
Yezu ntakiri no mu mashuri. Ahenshi iyobokamana rijya risimbuzwa na siporo, gushushanya n'andi masomo. Bamwe ngo Yezu ntakwiye kugenga urubyiruko, ngo atarubuza kujijuka mu ikoranabuhanga ndetse no kwitonda n'ibindi byinshi. Yezu ntakivugwa mu nama zikorwa hirya no hino. Kristo twamukuye mu mubano w'abantu, mu ishakiro ry'amahoro, mu mpamvu y'urukundo, mu mico y'igihugu. Twamukuye mu bitekerezo byacu, mu burere, mu bukwe. Kristo twaramuretse, si we wigendeye. Ese Yezu aracyari mu bakristo? Ese ni we rugero, rumuri, nzira n'ubugingo byacu? Dutinya umunsi wa batisimu kuko utumarira amafaranga, igihe cy'ihazwa rya mbere n'igihe cyo gukomezwa. Duhihibikanywa cyane cyane n'imyambaro. Ku munsi w'ubukwe twita ku modoka n'inzoga. Ku munsi wo guhamba tukita ku isanduku. Ubwo Yezu asigaye hehe? Nicyo gituma twumva none ko Yezu azahindukira. Tumwibuke, tube maso. Ivanjiri ya none iratubwira iti azaza. Yezu baroraga kera n'amaso y'umubiri, we yaragiye. Uwo Yezu azagaruka ku munsi w'imperuka. Hasigaye Yezu turora n'amaso y'ukwemera, uwo Roho Mutagatifu ahora atwibutsa. Twakuye Yezu mu ngo zacu. Byatwunguye iki? Ese amahane yarashize? Ese tumwakiriye byarushaho kuba umwaku? Twakuye Yezu mu mashuri. Ese nibyo byatumye abana bacu barushaho kugira ubwenge no kwitonda? Niba twarakuye Yezu mu gihugu cyacu, mu mitima, mu mategeko, mu majyambere, nibyo byatumye se duhirwa ku mpande zose? Twumve Kiliziya ikitubwira. Iti nimwakire Yezu n'umukiro we. Atuzanira inyigisho, ingero nziza, umubano, ubucuti n'ubugingo buhoraho. Tumwakire twiteguye, turi maso. Kuba maso bivuga gusenga iwacu mu gitondo na nimugoroba, bivuga gusenga ku cyumweru mu makoraniro. Kuba maso bivuga ko Yezu aza mu mirimo yacu, buri muntu mu murimo we, inama ze n'umutima we, bituyobora mu butabera, mu rukundo no mu gukorera abandi. Bavandimwe, Kristo ntiyazanwe no kuducira urubanza, yazanwe no kudukiza. Bavandimwe, muri iyi ntangiriro y'umwaka wa Kiliziya, twumva inama batugira. Mube maso kuko Kristo aje. Araza none muri iri koraniro. Tumwakire turi maso. Ndetse duhore turi maso iteka, kuko Kristo ahora aza kugeza igihe azagarukana ikuzo, kutujyana kubana nawe burundu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Yari Padiri Idukomeze Providence, ukorera ubutumwa bwe muri Paruwasi ya Nemba. Mugire icyumweru cyiza.